ikaze kuri Beautiful Mommy Rwanda. Umva vlog y'iki cyumweru ngitangiye mbereka Neje. Rero Neje iyo hadakonje umuntu arahinjoyinga, ndebera nk'uyu si urose Neje iguye, ndebera. Tu aimes la neige? Oui. Fais attention de ne pas glisser, d'accord? Ouais. Umva umwana si urose dusohotse bavugishe mbareba. Maman, papa il a dit même il a pu faire comme ça ne veut pas gants. Oh. Oui. Uno munsi narangije akazi kare none nijye ugiye kuzana umwana usanzwe n'umugabo wanjye kumuzana. Hey guys, mwaramutse neza. Ndimo ndajya kuri eglise nagira ngo juste mbagendane. Ntago nabagendanye mva mu rugo kubera yuko navuye niruka. Ntago nigeze mbyibuka. Guys, harakonje. Mumbore mumbwira impamvu nasohotse nambaye ikora. Ndakonje, amaguru atangiye kundya kubera gukonje. None bibaye ngombwa ko nca ahantu muri mall nzayibatemberezamo vuba ahangaha, ariko mumperekeze kabisa njye gushaka ikintu cyo kunywa kuko ndakonje ndashonje byose njye kandi nabyutse kare mpereza umwana ikintu cyo kurya nyine muha déjeuner, ndangije mba ndaho ntakaza umwanya wo kugira ngo nshake nayo ikintu cyo kunywa. Ndakonje amaguru arandya. Oh my god, nimumbwira impamvu nasohotse nta kintu nyweye nta kintu ndiye. Ama decision mabi umuntu afata wagera imbere akagukatira. Nkagura ikintu cyo kunywa ishyushye. So yeah, reka tugendana aho hantu. Ubundi mite nkomeza njye kuri eglise. Ni umunsi wa mbere mbashije kujya muri repetition. Haciye igihe kinini cyane ntabashaga kujya kuri repetition njyenyine n'abana. Rero uyu munsi umugabo wanjye ntabwo yakoze, Izimana ahita ansigaranira abana nyine. Ubusanzwe samedi zose arakora. Nzabatembereza ino mall. Iyi mall hari harimo cinema kera. Umva twirirwaga hano twari twaramaze Montreal n'amaguru. Ubundi nta kindi twakoraga uretse kujya muri cinema guciringa ku mihanda ya Montreal. Naragendaga. Bo guys, mbonye ahantu nshaka kugura cafe, reka njye kureba ibiciro byaho. Ninsanga birengeje amadolari 2 ndahita mbikatira kuko nta mpamvu yo gutakaza amadolari arenze 2 kuri cafe. Bonjour, je regarde encore les boissons chaudes, merci. Kubera yuko ntahazi ndimo ndezita nimba iyi sinema iracyahari. No, iracyari natwe yafunze. Ya ni iyi ngiyi nababwiraga mu kanya, ni iyi sinema niyo nababwiraga. Umva twahoraga hano hantu twaje kureba amafilme, twazanye ibintu byo kurya. Oh my god, imyaka ya kera rwose yari myiza. Yari myiza nubwo yarangiye, ariko igihe cyo kurangira cyari kigeze. Okay guys, reka ngende ndabona mbuze icyo kunywa ndire shofa mu kuririmba nta kundi. Finalement ya guys, nandi kuvuga finalement nsanze ariko ndasa neza shawo, biteye ubwoba n'agahinda. Mbona ukuntu nkonje niko gahinda biteye, ariko ukuntu nsa neza rwose byo biteye amabengeza. Umva guys, iko kwikomplimenta da. None ejo bundi nabonye Keza ndavuga ngo niba ngufite ngo agafoto keza ngo posting ishyano. None rero nawe niba ubundi mwiza umva itere compliment, ubundi abasigara bakujudginga itere compliment kugira ngo wimara agahinda. None guys, mbuze ikintu cyo kunywa, mbuze cafe nsanze ihenze.
après dire ntagihenze ariko hari igihe ntekereza kudepansa amadolari 3 nkavuga uzi nari kuba nayikoze mu rugo nari kuba nakoze kafe mu rugo nkava mu rugo niteguye kwa none yewe nakundi reka ntacyo ndaza gusibisa nyine iyi mbeho nta kundi hagati aho ngaho rero abana baje kubyuka bakorora mbakorera uno muti ni gingembre nari natogosheje nshyiramo ubuki na citron hanyuma mbibika harimo utumoso twa gingembre rero dutuma umuti ukomeza ugakara ubigumana ubukana bwabyo no kuvuga ngo aho kugira ngo biyungurure urekeramo turiya tuntu twa gingembre birafasha cyane abana bahise bakira mu gihe gitoya cyane. Hey guys, mwaramutse neza. Oh my god, I'm back kabisa. Uyu munsi ndasohora video, ejo nzasohora indi, ejo bundi indi. Duva ntabwo nshaka kumva ukuntu nishimye. Bon guys, mvuye kujyana umwana ku ishuri ariko reka mbabwire. Mu gitondo yabyutse adashaka kujya ku ishuri. Mu by'ukuri ntabwo yarananiwe, ngereketse ko ananiwe ariko nagaruka yarananiwe ahubwo nuko atashakaga kujya kwiga. Je nyine uko akunda abana hari igihe babyuka ukareba mugenzi wawe asigaye mu rugo kuko nkuko nabwiye umusaza we aracyari mu rugo. Ubwo rero yabyutse adashaka kujya ku ishuri. Ndangije ndavuga okay. Ubwana nyine arambaza ati se mama ndashaka gusigara kuko ako nyine abana bitetesha. Ati mama ndashaka gusigara ntabwo nshaka kujya ku ishuri. Ngo s'il te plaît ngo est-ce que je peux rester ngo nkazajya ku ishuri ejo. Noneho kwa kundi rero aba mama tugira impuhwe cyane ukumva urashaka nyine kubembereza umwana wawe kumutetesha surtout ko akiri muri maternelle. Kwa nyine uba wumva ntago ari burate ibintu bya danger ntago ari nkaho ari muri primaire nyine atangiye kwiga ibintu bya hatari. Nuko ndavuga okay tu sais quoi je vais demander à papa. Ngenda ndamubwira nyine ngiye kubaza papa nimba ushaka gusigara kuko ko iyo umwana agomba gusiba ngiye mbyumvikanaho n'umugabo wanjye ntago nshaka kudesida ngo umwana ndamusibishije from nowhere nk'ibihe by'amashuri byo ebana turabidesida hamwe nawe nkugira inama nimba ushaka ubuzima bw'abana babumera neza kandi ukaba impliqué n'umugabo wawe akaba impliqué ni ngombwa yuko mubivuganaho niba umwana agomba gusiba ishuri cyereka umugabo yagiye ku kazi deja utari bubashe kumuvugisha no kuri telefone icyo gihe wafata decision wenyine ugasibisha umwana nimba ubona yananiwe cyane. Ariko niba ufitanye relation nziza n'umugabo wawe mukaba mutari abantu nyine muri bo murapingana n'iki reka ngiye ku ruhande nari ngeze mu rugo urumva mukaba mutarimo murapingana n'iki nakubwira ukajya ubanza ukabaza umugabo wawe nyine mukabyumvikana. Ngiye kubaza papa we nyine bashaka gusiba ngenda vugana na papa we nyine arabyumva abagabo barabanza bakakubaza impamvu ugiye gusibisha umwana ewa we nyine agendana na logique ngiye nkagendana na emotion donc niyo mpamvu ari ngombwa ko twembi tuba tubirimo. Nuko reka mbitse hano telefone nakizirahiye kubera ubukonje nimba muje muri Canada mwitegura ubukonje icyo bita ubukonje ariko nuko uko niko nasohotse nambaye rugusohoka nta bintu by'amastire cyane no gukubitamo ibyo ubonye hafi aho ugacaho. Ubwo iyo story yose nyibateye kubera iki nagiye nyine mbaza papa w'abana niba nshobora kumusibisha maze kumubaza nyine ubwo turabivuganaho birarangira. Ubwo twari tugiye maze kumukonvisinga yuko umwana ananiwe akeneye kuruhuka. Nkisohoka mu cyumba kwa kundi ubufunze umuryango inyuma yawe bitanumva umutima ntese ubundi kuki utabanje ngo bisenge kuki utabashije Imana kugira ngo baze papa. Pourtant nta kibazo nyine cyari gihari mu kujya kubaza papa w'abana ariko nari kubanza nkabaza Imana. Ejo bundi twahoze tubivugaho sinzi ukuntu twahoze tuvuga ku buzima nyine en general noneho tugera ahantu tuvuga ati uzi ko ikintu cyose mbere yuko unabaza umugabo cyangwa umugore wawe wakagombye kubanza ukabaza Imana. Nukuri mu kantu gato kose kubuzima tuvuge niba ugomba kujya guhaha niba ugomba gusibisha umwana niba ugomba ku ikintu cyose gitoya cyose cyo mu buzima bwawe ukanze ukabaza Imana nimba ari par rapport y'amafaranga uburyo yakoresha nimba uyenda wari ufite amafaranga runaka ukeneye kugura ibintu runaka ukeneye kugura imyenda ukeneye kugura inkweto banza ubaze Imana
uyibaze byanyabyo. Ntago Imana ntago ushobora kuvuga ngo ibi ni detaye ntoya cyane z'ubuzima bwanjye ngo ntago ndi buyibaze. Ni ngombwa kuyibaza kugira ngo igufashe gufata iyo decision. Nuko ubwo rero icyo kintu cyahise kingarukamo nyine, urumva twabivuze ari mu yindi context itandukanye complètement n'ibi ngibi. Nuko ubwo ngeze ku muryango mva umutima wese kuki utabanje ngo ubaze Imana ubundi Imana igufashe gufata iyo decision. Okay, ndavuga maze kuvugana n'umugabo, uranze ukaburana n'Imana, ukaburana n'umwuka wera, ukiburanya ukabaza kase maze kubaza umugabo ni correct, nshobora gusibisha umwana n'iki. Ariko ibyo byose urumva ntago bifata iyo minota yose mwumva ndimo mbasobanuriramo. Ni ibintu biba mu masegonda nyine, utekereza igitekerezo kimwe hano ikindi hano ukahita ubishyira byose hamwe bikata nuko ubwo rero watereka mbaza Imana, kansaba Imana imfashe, kansaba umwuka wera mfashe. Ubwo mpita mbivuga mu mutima nyine, ndavuga umwuka wera mfasha guhitamo, mfasha gukora decision. Ako kanya ndavuga rero Mana mfasha, ninjira mu cyumba cy'abana. Nyifungura icyumba cy'abana nsanga umukobwa arakanuye gutya arantegereje, kandi nari nsize umwana arimo yinanura ari gufunga utwiso adashaka kubyuka. Nuko ubwo mbona arakanuye, ndambwira Bella, je vois que tu es réveillée, nyine urabona ko ukanuye, reka tujye ku ishuri. Arambwira ngo no mama ngo ndashaka kuguma hano. Ndambwira none urananiwe? Arambwira ngo no ngo ntago naniwe ngo ariko ngo ndashaka kuguma hano. Mpita mvuga nti n'Imana ibimfashijemo, mba ndamubyukije, mba ndamwambitse, mba ndamugaburiye, tuba turoze turagiye rero icyo kintu nagira ngo nkiba partage ukuntu umwuka wera yafashije guhitamo nimba njyana umwana ku ishuri cyangwa ntamujyana. Ni ukuvuga ngo hari igihe ibitekerezo bituzamo tukaba twabikora juste gutya twiyoboye, ariko mu by'ukuri yenda ahari si yo musibisha, ntago yari decision irimo ubwenge, ntago yari decision irimo sagesse gusibisha umwana kubera ko namugiriye impuhwe n'iki. Urumva ubwo rero mu kantu kose gato yo ku buzima bwacu tugomba, nanjye ngo dushobora gushyiramo Imana, tugomba gushyiramo Imana kugira ngo bigende neza, sibyo? Nuko ubwo rero byari ibyo ngibyo nashakaga juste kubiba partage na ka anecdote nyine kambayeho muri iki gitondo. Nimba uri umubyeyi umva, nta gihe na kimwe kiba kibi kugira ngo ubaze Imana icyo ugomba gukora, yaba ari mu kantu gato yaba ari mu binini, uba ugomba kubaza Imana ikabigufasha. C'est vrai que hari ibyo Imana yaduhaye mu gufatamo decision, ariko nuzajya wumva ufite dute cyangwa utari capable yo gukora decision, ujye uhita ubaza umwuka wera, ujye uhita ubaza Imana. Kandi igihe cyose uzumva umutima ubanza ukakubaza ati ubwo byari ngombwa kusibisha umwana, urumva nge kugira ngo mbibaze Imana ibimfashemo nuko nagize icyo gitekerezo, umutima wawe mvugisha urambwira wari kubanza ukabaza Imana mbere yo gusibisha umwana. Icyo kintu kuba cyanje mu ntukajye winyora iryo jwi. Hari igihe uba ugiye gufungura umuryango ijwi rikakuzamo ngo buretse ijya ubanza uvuge ati Imana aha hantu ngiye biti, ijya ubanza ubaza Imana uvuga ati Imana ahantu urashaka ko mpajya, ukayivugisha nk'inshuti yawe. You guys, Imana ni nziza, ndayishima. Umva no muri aka kantu nyine kagutya wowe ushobora kuvuga ngo ni gatoya, ndashima Imana ko imfashije gufata decision, kandi ubu ngubu ndumva mfashe la bonne decision. So yeah guys, reka nyine njye kwita ku muhungu wanjye, nawe nsize akangutse, njye kujya kumugaburira hanyuma dukomeze umunsi. Okay guys, peace. Ndaza kubajyana muri uno munsi banza ndi bujye guhaha muri Walmart. Nkeneye inyama. Bon, ahangaha rero ndabereka ukuntu nafunguye igikarito cy'udusorori. Hano nari naguze udusorori muri Costco, udusorori two kubikamo ibintu byo kurya. Hari ukuntu inanga duteka tugateka byinshi kubera kubura umwanya, ugateka byinshi rero ukaba washyira bimwe muri congelateur. Niyo gahunda rero ndimo nshaka kwinjiramo muri iki gihe. Ahangaha nari ndi kubereka udusorori. Ufite iyi video iri kuri TikTok yanjye, niba utarankurikira kuri TikTok cyangwa kuri Instagram, byose ni beautifully_mommying. duhurireyo. Hey guys, kambasohokane nijoro muri ukuntu haba hasa neza. Ubu rero tugiye kureba gusuhuzaho gatoya bopere wanjye, turadusigaye duturanye. Abana ngaba bari kwiruka, tujyayo tugenda n'amaguru, ntago ari kure. Ahangaha rero twari duciye muri magaza gushaka akantu ko kunywa ko gushyira bopere wanjye.
mwaramutse neza nshuti zanjye, amakuru yanyu mva nizere ko muri kugira umunsi mwiza. Nabwiye ko ndi bubajyane muri Walmart ariko ntabwo nabashije kujyayo, cyose nari ndi mal organize, ntabwo nari organize neza ku buryo ntabwo nabashije nyine kugenda. Ubwo rero uyu munsi nshobora kuza kuba aribwo ndi bubajyane muri Walmart guhaha cyangwa se muri Costco, kimwe muri byo, ariko nkeneye guhaha byihutirwa kuko iyo utahashye urangiza. Narindi kubabwira mva amataratara yanjye se murayabona mute muri video y'ubushize, muri video y'ubushize ngo kandi itarasohoka no munsi, ariko muri video y'ubushize narababwiye ngo nambaye rinete kubera nyine igomba kungabanyiriza urumuri, ariko hari igihe tuvuge nk'ubundi hanze nabwo iramfasha, tuvuge nkuyemo gutya urumuri ruba rwinshi mu maso n'umuyaga ukaba mwinshi. Rero niba ushaka ikintu kitari fime ariko kigufasha yenda gukata urumuri, uzajya ushaka zino rinete za UV light cutting, ahari nkeka ari uko bazita simbiza, ariko ntabwo zari rinete z'amaso. Ushobora kuzisanga kuri Amazon kuba ari n'ahangaha, ushobora kuzisanga muri magaza zitandukanye kuba ari mu Rwanda. Nabonye basigaye bagurisha amataratara atari y'amaso, atarimo umuti, atarimo lentille zirimo umuti. Ubwo rero birafasha byatari, surtout iyo ukora cyane kuri ordinateur biragufasha. Well guys, ngiye kubwira gahunda y'uno munsi. Uyu munsi ngiye kugenda nkore kuri video ndi busohore mu kanya saa 8. Guys, consistency agomba gusohoka video buri munsi ariko paka. Guys, buri munsi mba nambaye kimwe, niyo gahunda y'umumama. Wambaye jeans, umupira na manto, nahinduye yenda ikoti n'umupira wo hejuru, ariko ipantaro yo hasi ni jeans toujours, n'inkweto. Umva guys, izi nkweto ndazikunda ariko byatari ko nizo zonyine mfite zimeze gutya. Oh my god, ndashaka kugura izindi nk'icumi, ndashaka kugira collection y'izi nkweto ya New Balance ariko ziteye gutya. Ndazikunda byahatari. Donc kuko noheri igiye ku muntu unzi uri muri Montreal nambara 8 n'igice. Rero mungurire New Balance my friends, ngeneye kado ya New Balance. Hey guys, none se iyi technology murayibona mute? Giye muri Dollarama mbona kano gatara kari ku madolari imbarane. Yani ndavuga nti sibwo mbaye vloggeze wa nijoro. Ariko no vlogging ari nijoro ukabona ntabwo uri kwibona muri video. None rero murambona se cyangwa niba nawe ushaka agatara ko gukoresha amafoto, amavideo ariko ushaka kugendana nijoro, uba waba uri umukreateur wa content cyangwa utari we, nimba ushaka just akantu k'agatara ko gufatisha amafoto, ama selfie, ko gufatisha amavideo, jya kuri Dollarama my friend. Hari agatara kagura amadolari 4 katagufasha kugira video imeze gutyo, ko ubu ndasa nk'ihene iri kugenda yiganiriza mu nzira kubera ari nijoro abantu bose bari kundeba. So yeah guys, ariko mumbona neza nijoro kandi ari kamera y'imbere. Iki nicyo bita ngo a good find. Hey guys, mwaramutse neza. Murebe ukuntu ikirere gisa. Mvuye kudepoza umwana wanjye ku ishuri, mbereke ibikamyo bikuraho neje. Mva neje arayigwa, nubwo mubona ntayi hari nyinshi hasi, nuko bino bikamyo byaraye bideneje. Aba bantu barara bakora bugake, ariko nyine urabyumva barasimburanya. Kambakorere zoom murebe. None ari kugenda ayikura mu muhanda akayishyira ku mpande. Uraragenda akora uyu muhanda wose. Nuko neje rero iyo hadakonje ubona ari byiza. Urubura iyo hadakonje ubundi nta kibazo, ariko hari igihe igwa noneho hanakonje ukumva ugiye nko kwijugunya. Uku rero niko Canada ibisa iyo haguye neje. Guys, ijoro ryose neje yari yaguye n'umunsi wose. Aha mubona tubasha kugenda hatari neje nuko ibira bikamyo byaraye bihadeneja nkuko nabibabwiraga mu kanya. Uyu munsi rero mfite kujya ukuntu ya pariki yabaye, mfite kujya kwa muganga n'umwana kumukoresha ama check up umuhungu wanjye. Ngayo nguko
ahangaha rero ngiye kwegeranya igikoni. aha hari nyuma y'uko maze kuvida firigo irimo ibintu byinshi byagiye bipfa, ndavuga reka nyivide kuko nagombaga guhaha. nyuma y'ahangaha, nyuma yo kwa muganga naratashye ndahaha, niyo mpamvu nyine mubona ahuzuye ibyombo kubera yuko hari ibisorori byinshi nakuye muri firigo. hari ukuntu nyine ugira utyo ukabika utuntu tubiri ugashyira muri firigo, utundi tubiri ugashyira muri firigo, ugashiduka ukaba ufite utuntu twinshi tutanaribwa mu by'ukuri ukagombye ko warajugunye cyangwa se warariye bikagira inzira. nuko ubwo rero hano niyo mpamvu ufite ibyombo byinshi. mu kanya ndabereka ukuntu mvida imashini yo koza ibyombo. umva cyakoze ino apartment nayigiriyemo umugisha pe, ni ukuvuga ngo game changer. nanga koza ibyombo rero Imana yangiriye neza impa ahantu hari laveseri kuko byose biba game changer rwose. rero nawe niba ushaka ikintu giguhindurira ubuzima, nimba wanga koza ibyombo n'intoki, ushaka apartment cyangwa inzu ifite laveseri, birafasha byatari. nuko ubwo rero hano ndimo ndavida laveseri kugira ngo nshyiremo ibindi bintu bishyashya, nako ibindi bintu bitogeje kugira ngo nyine mbashe kubyoza. nkuko nababwiraga nari mfite stock nyinshi muri frigo, nagombye nyine kuvida. ndi gukora akalanche k'umwana ndi bugendane kwa muganga ngo ataza gusonza. rero mwakoze cyane kureba ino video, nahangaho irangiriye. navuze ntireka nyikatemo kabiri kubera ko tuba tuzatangirira video y'ubutaha, ariko kuri uyu munsi turayirangiriza hano ngiye gusohoka njyanye umwana kwa muganga. mu kugaruka muri vlog y'ubutaha tuzatangirira aho nari ntangiriye ndo kumvuye kuri Walmart guhaha nyuma y'iyi rendez-vous yo kwa muganga.